breaking news bwakeye bute kuri Radio Rwanda igiye kuzagikorwa na Gentile de byamaze kurangira. Gentile de wasezeye YouTube. Gentile de arakora hose nawe arabumukonsilita se nka mwanafunzi senior wakunzwe n'ubuyobozi bukuru cyangwa ari yakiriye yaje mu maboko meza ya RBA yaje kubaka kwikubitiro muri babandi bari baraseze witwa Ismael mwanafunzi mwarimu baramubwira ngo ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwaragukunze ibyegeranyo ukora by'inkomoko iyuje ngo ibiganiro by'ijwi rye kugeza ubwo yari umwe mu bayobozi anaperforminga neza mu gisata cyitwa Makuru. Documentaire ze muraziza arasezera ajya kuri YouTube byarangiye bamugarura nk'umuntu nk'umunyabiraka nk'umukonsilita baravuga ngo juza ukore documentaire imwe ubundi ugaragare mu makuru kabiri mu cyumweru ubwo ayo nayo karabutaka nyine. Nabanje kumenya amakuru y'uburyo Lorenzo wamaze gukatira SK bamaze kumwaka igisata yakoraga n'agasegima kitwa gifirimbi. Ntago muzongera kukumva kuri RBA ntangiye gushyuha mana yanjye. Mbabajwe n'umuvandimwe wanjye wahembwaga amafaranga meza cyemusinga muri Tigo witwa Gitego wanjye umutipe cyane mana yanjye Imana imworohereza. Ibyo byo mu bisobanukirwa Rugaju rigani na Lorenzo bagiye kubanza bagende yari abatanga umusada. Impinduka breaking news mana yanjye nyuma y'ukoroka koze ishyano akaza gafata kwijosa bitwa ba Gentile de akajya kuri Kiss FM ahembwa 800. Ntago mwamenye ikimunyuzemo akijandika kuri YouTube asezeye ashimyeho ikiganiro cye kigwa muri 40 uwitwa Rocky yaguye muri 200 na bingahe. Rocky yizitangaza Makuru mugeje do waryizi uye bimeze bana yanjye byarangiye RBA iri kurekrita abasiniya genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo gura ikibanza cya $1,950 ibugesera kababuye mu miturire hamagara 0783 93 Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe waba ufite hoteli waba ufite moteri barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye ameza nk'ayanga wajya guherera ukibaza ati sagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe iyi shuro ntago bikirizo zizawe ku meza nk'ayanga yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda Beauty and Wood Limited igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda abazaniye yameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka abantu bakabategura neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije bakanyamabuye meza ateye amabengeza biti biryoheye amaso indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya imbere waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo apartment waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo ibijyanye n'ameza barakudesigningira bigahura neza n'inyubako yawe wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo hejuru y'umuhanda niho uhitobona icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited igisubizo ku Banyarwanda. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mukunda ibiganiro by'UMUKADA mwe mukunda inkuru Samugakire hano ku Rugendo Online TV agenda bagezaho mu mazigiye kinini mu musapotinga no grand frère mu gakino muri game ahangaha ariko njye nanacakirana nawe nkamubwira ngo Samugakire wahoze wirukanga inyuma ya za Bunny Boys ba Soshomura ba Pifra nyuma waje kwiyuburura gute ku mugane wa Bulldog w'iyisuruvu ugahita wijandika muri gospel akaburi cyansobanurira ubu noneho ngo arekurera abana abitwa ba Gasoji na ba Fabrice kandi Imana iri kugenda ibaha umugisha sinzi imbejo wundi yarabahaye amakuru ikinyamakuru magazine iteye ubwoba katikati Kacyiru Faba agiye kuza mana yanjye kaze ku bantu bose badukunda abantu bari hano imbere mu gihugu abantu bumva ikinyarwanda muri East Africa muri Africa muri rusange n'indi migabane itandukanye muradukunda muradushyigikira ariko nk'umukada ngarutse ngenyine Samu yagiye mu zindi nshingano hari impamvu rero nzanye breaking nzanye amakuru akomeye
kandi sinifuza gutinda, sinifuza kuzarira kuko abantu bamenyereye brand y'UMUKADA, nza minda umuriro ncuncu mukamita mena. Banywanyi banjye Rugaju niwe ujye uvuga ati UMUKADA yatangiye gukegeta. Bruno Taifa wanjye agahita avuga ati iyo UMUKADA atangiye noneho kuza avuga ati kumira. Dukumira inkozi z'ibibi tugakumira ibibi. Ariko nta nubwo tuba tumininga ko hari abatagatifu bahari, ahubwo muri iyi game buri muntu wese agira umurongo akoreramo icyo yimakaza imbere. Hari n'abakorera mu murongo wo kwihisha, hari n'abantu bananiwe n'iyi mihanda ya YouTube cyane cyane kandi atari uko batayifuza, ahubwo ni igeno buri muntu wese na misi yafita kwiserega. Bavandimwe b'abaskuti niho bavuga ngo duharanire gusiga isari nziza kurusha uko twayisanze. Ibyo nibyo turimo aha ku rugendo, mwongere mugendane natwe. Ariko kandi nje ku nkuru ama breaking news, nge kumena nk'atatu kuri RBA. Navuze inkuru nyinshi kuri RBA mu mizo ya Sandrine Sheja. Muri iki gihugu cy'u Rwanda ninge wamenye breaking news ya Anita Pendo mu rukerera yerekeje kuri Kiss FM. Mwarabyibagiwe? Sandrine Sheja azana impinduka, ngeraho ndababwira ngo hagiye kuba gashya, hagiye kuba impinduka, haba mu biganiro, haba mu bantu barekiritwa, haba mu bantu birukanwa. Izo nkuru sinazikoze. Ba Miss Sango bakatega stave bakajyayo bakababwira ati umubare twashakaga warangiye, tuzabaheraho ubutaha. Ejo bundi nditereka ndamena mvuga uburyo Shantije de Imana yamurebye ijisho ryiza nyuma yo kuborerana n'imyaka yari amaze za disi, aza abana baza bamuyoborana, bayago bahamusanga bavuye za gudurici bakamuteka ingano v'igihugu. Je narakuze Shantije de wari MC the good one. Bahamisi sanga babana bagiye mu nkubiri muri BNB ikiri umwezi, bagashimo bikanga mishari kabiyanga, baragaruka. Ariko mu kugaruka babituraga kubahereza ubuyobozi. Hamisi sango yarayoboye igisata cya showbiz kuri disi. Kubera iki katega stave atarebwaga ijisho ryiza. Baravuga ngo igeno Imana yamuteye iteka. Mu cyumweru gishize naraje ndabimena, hashira iminsi 5 mbabwiye ngo yaje kuri RBA nyuma yo gusimbura uwitwa Bisoso na Gitego. Agiye kuza yitereke mu tuveste twiza, hashira iminsi 5 bitaragaragara. UMUKADA TViki yaragaragaye kandi Imana yamuteye iteka. Bisoso ndi kwa Jarasi nago navuze ibya Bisoso, mvuga uburyo kubera n'iki n'ibindi byangombwa atari yujuje umunywanyi we. Ubwo yinjiye muri buka ibyo bihe wamubwiye ati shinga company haje duhe akazi company, hazaje haza n'abandi ba DJ azana akreye iyo company yashyiramo ba DJ ira. Niyo mpamvu mwabonaga nta kazi bigeze bahabwa, ni company yarekomanda gati yenda Friday harakubita uyu, yenda moto harakubita uyu, ariko principale ari Bisoso. Naho nagiye mbivugira ba Gitego baragenda, ubwo rero katege stave aritereka. Ndabivuga izo nkuru RBA nagiye mena nkageraho nkavuga ati Samu Karenza twaye Lorenzo, bikongera Lorenzo umwuka w'Imana ukamusura bigahita bihagarara. Nihishurirwa RBA nayivuze ibintu byinshi. Ubu ngarutse mu nkuru ya Kasamutwe mugiye gutungurwa. RBA yabonye imbaraga z'ikintu cyitwa YouTube channel, yabonye imbaraga z'imbuga nkoranyambaga. Muhere ku buyobozi bukuru bw'igihugu, uburyo ubuyobozi bwacu bukoresha imbuga nkoranyambaga X, murebe za Instagram, murebe ama highlight y'ahantu bagenda basura n'abayobozi bagenda bahura nabo. Update social media technology, imbuga internet. U Rwanda rwacimaka muri East Africa. Ninde utabizi ko siroga y'igihugu na RBA ari kuvuga ngo icyambere na Makuru? Ninde utabizi mu bantu bari kunkurikirana? Ayo niyo njemo mbabwira impinduka karahabutaka zabaye nyuma yo kwirukana abanyamakuru agahiki. Ni Imana narababwiye ngo Sandrine Sheja yibiyibanga Nita. Kubera iki? Kubera ko nawe yaba haratari kuba yujuje requirement. Aravuga why not wafitinga hariya nkakure komanda ukajyayo, muhemba salere nziza miri. Abandi basigaye batari bujuje ibisabwa barirukana. Aho niho nameneye inkuru yarakinze Imana, mvuga uburyo yarakubise imyaka almost 8 kuri RBA nta kontara. Ndabivuga bashaka kunsebya arakara bacecekesha.
ejo bundi ku bwa Sandrine Sheja nibwo Raki yakoze ibizami aza ari uwa kabiri akomeza mu kazi. Ibizami se abayobozi ba mbere baturumbuwe se barabitangaga. Iyobozi barirukanwa, abanyamakuru banywa gacupa baraserebura bakoma amashyi. Izo nkuru nitwazivuze izaturukaga mu bamatara bavuga ati na interview wayikoreraga kuri bedroom. Ntago tuvuze induru. Niyo mpamvu je muri aya makuru rero kugira ngo ntongere mbabwira ama breaking, mbabwira ukuntu RBA yamaze kuzana ibihanyanswa bindi bishyashya babakuye ku ma YouTube. Aba YouTube bariteretse, wa muntu ukora content ikarebwa ikagera kure. Aho niwo nabo bari gutagetinga abantu ngo bavuye ngo mu mashuri ngo nibiki ngo bataramenyereye imihanda. Reka experience batangiye kubona YouTube zariteretse mu mizi ishize. Nibwo abanyamakuru bose bagiye bazerekezaho mubibona mubona urwego rwabyo. Ejo bundi ndi kumwe na Samu Gakire twavugaga inkuru ya Bianca suko adakora kuri eske, twagiye tuvuga inkuru za ba Lorenzo na ba Rugaju bagenda biguru ntege kuri YouTube. Content mwari kuzana kuri RBA muri kuzijyana kuri YouTube zanyu. Twebwe se tuzabahembera iki? Ngo bagende bitereke bamene. Iyo muvoma barayanze ntibishoboka, ntago bayanze. Bagera habananiwe kubyihanganira baraturumbuka bayobowe na Gerard Mbabazi asanga abandi basiniya acunze ko sababereretse avuga ati ndi mu mujyo w'ubuhamya kanze nitereke. Ba mwana funzi baravuga atakayabo kari kurekurwa. Kanze rero ninjire mu ma breaking indi nkuru yakasa mutwe kuri RBA gato cyane. Umunota umwe ni inkuru yantangajane n'ubwoba numva kubera habura amasaha make kugira ngo deribibe kandi ndi UMUKADA. Ntago munzi mu nkuru za siporo, ntago munzi mu nkuru za showbiz. Iza Yesu ni kanzere yifite crise igiye kumarana amezi 2, abakinnyi bavunika, abandi baterwa inshinge bamuyirekeve bagaruka igitaraganya, amaprime badahabwa, imishahara. Aya na amezi angahe bombori mu bayobozi abizeranaga bakoranaga batadeo na bamuvunyi bareba nijisho ribi kugeza ubwo haje n'inkuru y'uburyo Robertinho yagize uburwayi bw'amaso bukomeye. Bisango bamubwire Serama kamuba hafi. Izo nkuru twagiye tuzivuga bageraho baramuvumbura bayabonga. Izo nkuru nago nazikoze. Serami niyirukanye ubu bagiye kuzana doctor yakoranye na Robertinho. Reka twizere ko bizatanga umusaruro, ariko Robertinho n'imizo ya nyuma aperira mukomagura arahita agenda n'uburwayi bwe yarangiza akajya gushuka abantu ngo yaprayinze ngo mu Mavubi ngo azatugeza ngo muri murasetsa. Reyimaze igihe muri crise na Samu Karenzi siniya wayivugiraga. Byagenze bite? Haraburi igihe gitongo asaba imbabazi byamurenze. N'aba bagenzi be baheme batangiye gupanga ibiceri bari kuza bigira abavugizi b'abandi bantu bashaka imyanya muri Reyo. Nababwiye Sadate nakasa mutwe Jean Fideli ntago byarangiye kandi baramushima kuko we za audite n'ibiki nubwo atikoragamo, ariko byibuze ikipe yagiraga gutya akavuya agacecekesha kandi gisoja tadi captain. Baheme batangiye kwipanga ba Rikari nyine ubwo nawe yaturumbuwe rimwe n'ababa pampe nyine tayifa kumira ikibi. Byagenze bita amasegonda tuva muri iyo nkuru. Karenzi byamurenze umva muvunyera mwe ataramuhano aracyategereje ya prive hari ikintu kimwe tuzapfa completely tukagipfa ariko sibyo ikihe oya tuzagipfa muri cyo mwanyura wakibwira mbere ko hari ibintu mbona ari attack ku bantu kucyana attack ku bantu sasa Makuru ntahari ndabizwe sibyo maze bakakoze interview ibibazo yabiraje iri interview ko hari prime atahawe izadia ngashumba doctor yazimuhazo izindi muvunyazi mu yizihirwa kwa Afrika azazimuha prime yarabishoboze prime y'amadolari yego ni eshanu zitishyuye ubwo amuvunyi yabuze amadolari 500 ntabwo yabuze yarayabuze kandi yarayabuze none se ubungubu ikintu yashoboye muri cyose tarishyura no kutarabona amafaranga. Nagira ngo mbumvisha ko kantu gato murabakunda eskiri gucimaka kugira ngo mbibutse ko umwuka mubi watangiye kuza. Karenzi we ni umuvugizi wa muvunyi, ni umuvugizi w'abakire. Ibi nibyo fata ku mavuta yakoraga
wakora kuri koci gahera akavuga turanyishe bakora kuri muvunya ati ibyo atishyuye emazani donido muri reyo eme ninde utamuzi muri reyo Karenza akavuga ati hari ibintu tuzapfa. Si iyo nkuru nashaka kuzamo, ahubwo nagira ngo mbabwire ko ibya reyo byakomeye, nashaka no gutindamo. Mwari muzi ko hari inzu iri kwirebero ibamo abakinnyi, ibamo ba Kadimendi ibamo bande batandukanye, yishyurwa 900 ku kwezi, babamo ari 5. Iyo si yo nkuru. Mwari muzi ko hari hoteli yitwa Igihozo, ni hoteli ni moteri yitwa Igihozo icumbikiye abareyo. Abaje nyuma by'umwihariko hari n'ukuntu abantu basinya kontra byakongeraho n'abanya nahoze numva abareyo bari no kuvuga bamwe mu bayobozi ngo ntabyo bari bazi. Umutoza witwa Robertinho wabaga muri hoteli Igihozo, uwitwa Serami, bari baremerewe ngo breakfast, bari baremerewe ya buri gitondo bavuye muri tize, ngo ariko ibya saa sita n'ibya nijoro bakabyishakamo, barangiza bakabamo bakishyurirwa n'ikipe. Kongeraho abakinnyi 3, Asana, mana yanjye, Dafe na Durayijaro, abo bose iyo hoteli yamaze kubereka hafi umwenda wa miliyoni 15 ngo batarishyura. Abayobozi barikanga, hoteli yabasezereye mbere yuko derby bura amasaha angahe. Ubwo mbiciyeho gutyo kugira ngo dutegereze abanyamakuru ba siporo baje basobanura akantu ku kandi. Rayon Sport iri muri crise, ariko amakuru meza nuko score yahagurutse, yitwa for yahagurutse. Baravuga ngo dutange prime nimutsinda aperi mugashyiramo amanota 5, buri muntu wese arahabwa miliyoni. Ubanze mumenye nayo makuru. Na score yari yarabatereranye yaje kuri icyo kintu, ariko nimba muhirekevu uyu munsi imyitozo y'uyu munsi ari we wipangiye line-up nyuma yo kumutera inshinge, murumva reyo bitari buze kugorana. Biteye ubwoba, ni Imana yatabara, ariko reyo numenye imbaraga ziyiziritse irasengeye. Ayo makuru nayumvise nje muri iki kiganiro hashize nk'amasaha biratangiye kujya hanze. Ubwejo muratangira mwumvizo nkuru, ariko ntibiri bubuze Murera kugaragaza ko ari Murera. Imbere y'igikona haraza gushya. Aperi nakosa na rito igomba gukora. Crise yaratangiye, abakishyuza bamuvunye baterana amagambo. Ubuyobozi bushya namenya amakuru ko n'uwo muyobozi w'Igihozo iyo hoteli nawe ubwe yifuza kugaruka muri reyo. Sadate ngo yatangiye gutamika abana na radio murabyo. Mureke ninjire ku nkuru nyamukuru, mbangira ngo ndekura akantu gato ya mbere ya derby kugira ngo abandi bazaze nyuma banavuga n'impamvu ibintu yenda bitagenze neza cyangwa aho imbaraga bazikuye. Cyane ko Karenze wagenda nabivuga ngo uyoreyo itameze neza, ahubwo aho nitangira kubera Murera. Twinjire kuri RBA kubiminduka mu biganiro bitandukanye. Ngeraho twitse no kuri siporo mukunda, twitse kuri shampiyona yo mu Rwanda, twitse kuri aba banyamakuru bakomeye kuko barugangura sere ni inyamaswa. Bakastari barabifuje, ninde utarabifuje? Barugajurigani kwizigira yatangiye kwamamaza amakampani. Baravuga ngo tugabanya abanyamakuru nibajya bagundaguranira mu kiganiro cya mu gitondo. Barabanza baravuga ngo tugire 3 b'imipira, 2 bogeza n'undi umwe backing up cyangwa kubita umukomenteta. Barabanza timu ya TV ijya ku ruhande y'abakayishema na Mutara mu mugaragu na barigoga ijya ku ruhande. Baravuga ngo why not tutafata babasiniya Ruvuyanga rugangurana na kwizigira bakaba abo kogeza, tugafata Rugaju na Lorenzo bakaba abantu badondosha analyze. Ariko bakavuga ngo tuzane n'ibindi biganiro n'abandi banyamakuru tubyongere bibe byinshi, hajya hagaragara ibintu bijyanye n'ibiganiro buri saha, hazi ikiganiro haze kandi abanyamakuru bahinduka, ducalenjinga abantu, content zibe nyinshi. Kwikubitiro muri babandi bari baraseze witwa Ismael Mwanafunzi mwarimu, baramubwira ngo ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwaragukunze, ibyegeranyo ukora by'inkomoko. Iyuje ngo ibiganiro by'ijwi rye kugeza ubwo yari umwe mu bayobozi anaperforminga neza mu gisata cyitwa Makuru. Documentaire ze muraziza, arasezera ajya kuri YouTube. Byarangiye bamugarura nk'umuntu nk'umunyabiraka, nk'umukonsirita. Baravuga ngo juza ukore documentaire imwe, ubundi ugaragare mu makuru 2 mu cyumweru.
ubwo ayo nayo karabutaka nyine uyagaragaremo ubu umukonsiriti w'umusiniya tugutamike wigendere bene abo banahembwa menshi. Iyo nkuru mwarayimenye, iyo siyo njemo. Nyuma y'uko Roki yiteretse yarangiza agatangira kubafata kunda aba YouTube bose n'abasabubu bagiye muri politike n'abajarasi muri politike n'abasamugakire muri politike na Gerard Imbabazi nibo basigaye bahasanga Gentile de umwana funzi na Munana murabizi we mwita chief editor aba bose arabayoboye aranabaruta Rasta. Ariko muri za Impinduka bavugaga nabanje kumenya amakuru y'uburyo Lorenzo wamaze gukatira eske bamaze kumwaka igisata yakoraga n'agasegima kitwaga ifirimbi. Ntago muzongera kukumva kuri RBA ntangiye gushyuha mana yanjye. Ifirimbi Lorenzo yakoraga ntago muzongera kuyumva hehe kuri Radio Rwanda bamubwira ati cira. Shima Imana yaherekeje ikipe mu Misiri bwa mbere mu mateka n'ibintu byiza. Icyo kirabanza kijya ku ruhande. Barabanza binjira muri showbiz, binjira mu biganiro bya nyuma ya saa sita, bahera kurepa muyobozi. Baramubwira ati tugukeneye nijoro. Ijwi ry'abantu bari kuva mu kazi, abandi bari ku mafunguro, abandi bari kujya kuryama. Ba minister nyine baba bari buzindukire mu kazi n'abayobozi. Epa barabanza bamukuramo mu byo ku gicamunsi bamushyira ni mugoroba. Bafata urwaruka Bright barukubita saa 8. Bafata Senior Iradukunda Moses bamukubita saa 10. Saa 9 saa 10, mwe saa 8 saa 9 undi saa 9 saa 10. Epaza goroba. Iyo siyo nkuru njemo ndi kubabwira impinduka zitandukanye. Iyo siyo nkuru njemo ndagira ngo mbabwire ngo ikiganiro kigiye kuza kuri Magic cyitwa Magic Lineup kigiye kurekrita abanyamakuru bakomeye hano mu gihugu mu gihe bataremezwa. Iki cyumweru kiraza gutangirana n'umunyamakuru witwa Rugajurigani na Lorenzo bajya gutanga umusada kuri Magic FM bakora ikiganiro cyitwa Magic Lineup. Mana ya ibyiciro tubakoreshe ubu na Braga ndi radio. Iyo wikorera reba Kastara imbaraga yashyizemo, iyo wikorera murebe basamukarenzi, iyo wikorera ubundi RBA mujye muyifata nka ministeri bijihabwa uburyo ikurikiranwa agaciro abayobozi babo bahabwa aba bashyirwaho na yellow paper. Iyi ni nka ministeri yitangaza makuru yobowe Pastor Senior Crofasi Barore ariko mastermind udondosha bakamwitisheje Sandrine. Ibyo byo mu bisobanukirwa. Rugajurigani na Lorenzo bagiye kubanza bagende yari abatanga umusada. Impinduka breaking news mana yanjye. Nyuma y'uko Roka koze ishyano akaza gafata kwijosa bitwa ba Gentile de akajya kuri Kiss FM ahembwa 800. Ntago mwamenye ikimunyuzemo. Project kaza nziza ku Ishusho TV akajyayo bwacya kabira kabamenye ba Green People gacha saba imbabazi akijandika kuri YouTube asezeye. Ashimyeho ikiganiro cye kigwa muri 40 uwitwa Roki yaguye muri 200 na bingahe. Roki yizitangaza makuru mugeje do waryizi uye bimeze bana yanjye. Byarangiye RBA iri kurekrita abasiniya. Breaking news bwakeye bute kuri Radio Rwanda igiye kuzagikorwa na Gentile de byamaze kurangira. Gentile de wasezeye YouTube. Gentile de arakora hose nawe arabumukonsirita se nka mwana funzi Senior wakunzwe n'ubuyobozi bukuru cyangwa ari yakiriyaje mu maboko meza ya RBA yaje kubaka save. Dore ko ibiganiro ubukora biba bifite birarecording ibi bimara imyaka 100. Byarangiye bwakeye bute ni Gentile de kuri RBA abanyamakuru bogeza bigiye gusobanuka. Abazajya banariza bigiye gusobanuka. Ibiganiro bigiye kuba byinshi kandi buri saha ama publicité kandi nago RBA ishaka YouTube bafite YouTube channel nziza ikora gendana n'imirongo migari hosting ibiganiro bikomeye muvoma zose. Uko mu YouTube yakwitereka kose umunyarwanda w'umusini yatarabona inkuru kuri RBA hafi ya abatarayikonfirima. Niyo mpamvu rero izi mpinduka mugomba kuzamuzigezwaho nanyu UMUKADA kuko abambagenda runono.
inkuru z'abanyamakuru bose mba nzifite, abesikovi abagiye gushinga televiziyo nza mu ba mbere. Ntabyo muzi. Mbabajwe n'umuvandimwe wanjye wahembwaga amafaranga meza Musinga muri Tigo witwa Gitego wanjye umutipe cyane. Mana yanjye, Imana imworohereza. Waje kuri iyi mihanda ukavloginga. Bianca baby. Ngayo nguko rero ndagira ngo mubanze murebe urwego rwanyu. Ese niteretse njyenyine mba ndishanyara? Ese iyo ndi kumwe na Samu biba bimeze bite ko nawe showbiz ayumva? Iyi background y'urugendo online TV murayibona mute? Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, ariko ikinteye kuza njyenyine nuko nizi breaking nagira ngo nzisore mu bambere, cyane ko amakuru agora, cyane ko umwimerere wanje n'umwihariko ari ama breaking, kandi mvuga ibintu bitarajya hanze. Ejo mu gitondo nizere ko muzamuvuga ngo gikada. Imana ibarinde. Ciao ciao.